iyi ni raporo y'umuryango w'abibumbye yo kuwa 16 z'ukwezi kwa gatatu mu 1954. Iyi raporo nayihisemo kubera ibintu bikubiyemo, nkaba ngira ngo ntabwo ari page nyinshi, ni page 7, tujya kugeza kuyisoma muri make, nubwo nzayishyira kuri blog yanjye nayo mukayireba. Mu gifaransa iravuga ngo mu bari bahari les représentants des pays suivants, mu bantu bari muri iyi nama harimo abahagarariye muri iyi nama nyine igihugu cya Australia, igihugu cy'Ububiligi, igihugu cy'Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Haiti, Ubuhinde, Nouvelle-Zélande, Ubwongereza, Irlande y'Amajyaruguru, Salvador, Syria n'icyitwaga icyo gihe ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abasoviyete kitakiriho ubu ngubu. Mu byo bagomba kwiga harimo kwiga imiterere aho igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bigeze, bakigana raporo y'umwaka ndetse bakareba n'inyandiko bari babonye kubyerekeranye biza kuri paragraphe ya 2. Hanyuma uhagarariye igihugu cy'Ububiligi baramuhamagara arinja n'icyo bavuga. Hanyuma mwumve rero ijambo ryavuzwe n'uyu muntu bita Dorsanville wari uhagarariye Haiti muri iyi nama. Ngiye kubanza kubisoma mu gifaransa kuko umuntu akenshi ahinduye mu rundi rurimi ntabwo abyumvikana. Aravuga ngo Monsieur Dorsanville estime que l'autorité administrative porte sur la population autochtone du Rwanda Urundi un jugement trop sévère. Aravuga ati mbese aravuga ati ndabona ko ubutegetsi bw'Ububiligi bufite imitekerereze ikarishye ku banyarwanda n'abarundi. Des 6 territoires que le Conseil a passé en revue, le Rwanda et Burundi est le plus arriéré dans l'ordre politique, économique, social et culturel. Mu bihugu bitandatu byose twasuye, u Rwanda n'u Burundi niyo ntara yonyine twasanze iri inyuma kure haba mu nzego zose, mu rwego rwa politiki, mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'imico n'umuco. Mais le représentant d'Haïti ne peut accepter sans réserve une explication qui rend responsable de cette situation d'autre que l'autorité administrative. Atari ko ngiye nk'umuntu uhagarariye Haïti ntabwo nshobora kwemera ko Ububiligi buvuga yuko impamvu ari imiterere y'Abanyarwanda n'Abarundi atari Ububiligi. Ati kuri njyewe ni ukubera imitegekere y'Ububiligi. Ahubwo ati Ububiligi bugomba bushingiye kuri manda bwahawe n'umuryango w'abibumbye guhagarika, rompre avec les traditions qui entravent le progrès du territoire, guhagarika ibintu byose bituma umuco mubi utuma u Rwanda n'u Burundi bidatera imbere. Aho kugira ngo bashyireho inzego zatowe na rubanda, bashyireho ubuyobozi bashyizeho ubuyobozi ibyo yise l'autorité administrative a maintenu la structure paternaliste de la société, de sorte que la nouvelle génération du Rwanda Burundi ne s'est pas intégrée dans le monde moderne. Bugataho kugira ngo Ububiligi bushyireho inzego zishingiye kuri demokarasi, ahubwo bwashyizeho inzego zishingiye ku umuntu yavuga mbese ku kurerwa, aho Abanyarwanda n'Abarundi bagizwe nk'abana. Ati bikaba bituma batarize binjira mu majyambere. Avuga ko kuvuga ko abatwara atari abategetsi b'igitugu
buryo buvukanwa. Le fait que les chefs ne soient pas des tyrans héréditaires ne prouve pas qu'ils aient les yeux tournés vers l'avenir. Nibyo ntabwo bivuga yuko bose baba bafite icyerekezo cyangwa se imibonere ijyana abaturanyi imbere. Niba nta matora abayeho, Ububiligi ntibushobora kumenya neza niba uburyo bw'imitorere y'Abanyarwanda buzagera butera imbere. Mu Rwanda no mu Burundi nta butegetsi, nta rwego na rumwe rwigeze rutorwa, yewe nta n'urwego na rumwe rw'ubuyobozi rwigeze rugizwe n'abantu bakavukira Abanyarwanda n'Abarundi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu. Kumva ko yari hashize kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi n'icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane, yari hashize imyaka 25 yose Ububiligi butegeka u Rwanda. No, irenga hafi imyaka 35. Arakomeza aravuga ati le pouvoir législatif, ni ukuvuga ubutegetsi bushinga amategeko bwose bwibereye i Buruseli mu Bubiligi. Ubutegetsi nyubahirizategeko buri mu maboko y'umuguverineri n'umwungirije, bugizwe n'abantu batarenze, bakaba bakoresha Abanyarwanda n'Abarundi batarenze 3, barimo abami 2 b'u Rwanda n'u Burundi. Abo bami 2 nta muntu n'umwe ushobora kwemeza yuko abo bami 2 yigenga. Undi muntu urimo ni umuntu w'umupadiri. Ati iyo nama igaterana, bagaterana 4 cyangwa iminsi 4 cyangwa 5 mu mwaka. Akavuga ati iyo nama kandi nabwo bateraniramo nta kintu ushobora gukora usibye kwemeza ibyemezo biba byarafatiwe mu Bubiligi n'Abanyaburayi. Iki ndavuga aravuga ati mu gihe habagaho isurwa ry'u Rwanda n'Uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani na mirongo itanu na rimwe muri Afurika y'Iburasirazuba, icyo gihe alors que les missions de visite des Nations Unies de 1948 et de 1951 dans les territoires sous tutelle de l'Afrique orientale ont recommandé une représentation équitable des intérêts autochtones, aucune fonction gouvernementale n'a été confiée aux autochtones. Cyavuga ati nuko mu gihe twasuraga u Rwanda n'Uburundi muri 1951, twe twasabye yuko abanyagihugu abenegihugu bahabwa imyanya igaragara mu kuyobora igihugu cyabo. None kugeza ubu nta kintu cyakozwe. Igihe cyose, tant qu'ils n'auront pas l'occasion d'acquérir la pratique du gouvernement, les autochtones n'offrent aucun progrès dans la voie de l'autonomie ou de l'indépendance. La politique de l'autorité administrative s'enferme dans les cercles vicieux. Avuga ati mu gihe cyose abenegihugu batarahabwa ubushobozi bwo kubasha kwiyobora ntabwo bazegera batera imbere. Ati niyo mpamvu rero Ububiligi bwiziritse mu ruziga bya kakanyamaswa kirumye umurizo. Muri raporo rero iyo muri iki gihe bahamagarira gusoma, muzareba neza ko umuryango w'abibumbye wahinduye uburyo wabonaga imikorere y'Ububiligi, aho bavuga bati il faut espérer que le rapport de la prochaine émission donnera une idée du fonctionnement et de l'efficacité des conseils des indigènes institués. Mbese bifuza ko bari batangiye kubwira Ububiligi ko bugomba gushyiraho byanze bikunze inzego ziriho Abanyarwanda n'Abarundi. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane. Ababiligi bo bavuga ko Abanyarwanda n'Abarundi badakunda amatora, ko
iyi raporo nyine y'umuryango w'abibumbye ni nayo raporo nyine isaba ibihugu byahindagizwa cyane cyane Ububiligi ko noneho bigomba gukora kwerekana ingengabihe y'ukuntu bazagenda bageza ubutegetsi ku baturage b'Abanyarwanda n'Abarundi. Iyi raporo nayo nkaba nzayishyira kuri blog yanjye, abasoma igifaransa mukaba mwabasha kuyisoma en detail. Murakoze cyane.